muhawe ikaze kuri ya YouTube channel yanyu ariyo Burikana TV, mukora subscribe and share and comment kugira ngo mukomeze kubana nanjye. Na makuru mbazaniye meza ku banyarwanda mwese. Murabizi neza ko hari igihe umuntu akora icyaha agahita afungwa, yafungwa nyine ubwo bakamukatira. Ubu ngubu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatanze imbabazi bamwe na bamwe batashye. Mukurikire iyi channel paka iyi video irangiye. cyari icyaha cya Shekita Zigamiye barangatiye imyaka 2. Ya ni amahirwe cyane kuri twebwe niba ari umunsi umwe. Ndashaka kubabwira ko mvugiye na bagenzi banjye cyangwa se abasigayemo abari amahirwe cyane, ariko ko nkanjye ubwanjye ni umuntu umubyeyi ufite urugo, ufite abana ndasize inyuma n'umugore, uhora wifuza uko uricuza. Ikintu cya mbere hano uzama hano no kwicuza icyaha wakoze. Turicuza, ariko kandi nanone kuko twagonganye n'amategeko, ni ibintu tugomba kubahiriza nyine, ukaza kwitekerezaho ukariguretinga mu cyongereza niko babyita, kugira ngo ejo n'ejo bundi kandi ikindi bigatanga n'isomo no ku bandi bashobora kuba bitwara nk'uko twitwaraga hanze. Ubu rero gahunda mfite cyane nk'umuntu w'umugabo nukugaragaza ishusho completely itandukanye niyo narimeze, niko narimeze mbere. Abantu bari bamfiteho bumve ko ngarutse ndi mushyashya kandi ngiye kubabera urugero. Ahubwo nawe ndabasaba ko bangirira icyizere, uhereye ku mukoresha wanjye, uhereye ku baturanyi, uhereye ku muryango wanjye n'abana banjye. Mu by'ukuri mbere na mbere ikigenderwaho ni ukureba niba ingaruka amasomo yo kugorora niba ziba zarabagezeho. Hano umuntu ujya kuri uru rutonde rwo gusabirwa gufungurwa by'agateganyo ni uwagaragaje ko mbere na mbere abishaka akandika bisaba. Cya kabiri ni ukuba bikwiye mu rwego rw'amategeko no kuba bikwiye ku rwego rw'imyitwarire. Imyitwarire rero ku rwego rwa mbere tureba niba yarabashije kubahiriza amategeko yo kwigororero, niba yaritwaye neza, niba yarubashye amategeko. Icyo gihe iyo bigaragaye ko afite imico n'imyifatire myiza mu gihano cye, ashyirwa kuri urwo rutonde. Nanone hakongera hakarebwa niba yujuje ibyo amategeko asaba. Cyane cyane hari n'ibyaha bitarimo ahangaha, nk'abakoze icyaha cya jenoside ntabwo baba barimo, n'abandi baba barakoze ibyaha nk'ibyo kunyereza umutungo wa leta. Ni ukuvuga ngo harebwa uburemere bw'icyaha, hakarebwa imyitwarire ye, hakarebwa no kuba ashobora kuba adashobora guhungabanya community cyangwa societe aramutse atashye. Ngira ngo mwabonye Deputy Commissioner General DCG Rose Muhisoni ababwira, ariko yavugaga kuri rusange mu bagororero yose 18 dufite. Nize ibintu bijyanye n'ibya saro, nzagerageza njye gukora ibintu bijyanye n'ibya saro. Urumva iyo uriho nta kintu uri gukora, ukumva nyine nta n'ubushobozi, ariko uko bizagenda kose najya mu dutsinda duto bakaba bampa amafaranga nkabasha no gukora ibyo nigiye hano ku igororero rya Nyarugenge. Ikintu nababwira ni ukwitwara neza kandi bakagororoka. Inyigisho twigira hano zikabafasha nyine, zikabafasha kugororoka, kuko nabejo
byashoboka ko nabo bajya ku rutonde nabo bagasohoka bagataha. Ntabwo byoroshye, n'iminota 30 hano muri gereza biba ari hatari. Numvaga njye bitanashoboka, nishimye ngeraho numva ndira. Ibi ni byiza cyane kuko bitubera imfashanyigisho. Abasigaye ni ukubabwira ngo baba bagomba kwitwara neza. Hari n'ababa barakuwe ku rutonde kubera imyitwarire mibi. Icyo gihe rero iyo abonye hari abagiye we agasigara kandi yari ashoboraga kuba yagenda, bituma yitwara neza kurushaho kugira ngo nawe liste y'ubutaha azayijyeho. Ikindi ni uko bifasha abantu kubona yuko hari ubutabera. Turabasaba kugenda mukitwara neza aho mugiye muri community. Turabasaba gukomeza kuba intangarugero kuko n'ubundi tujya kubashyira kuri urutonde nuko mwari mwabanje kugaragaza ibyo kwitwara neza. Rero ni ukuvuga ngo aho bagiye icyo basabwa ni ukwitwara neza, ariko tunasaba naho bagiye nabo kugira ngo babashe kubakira, be kubafata nka babandi ba kera, kuko hari abantu bakubona uje batedere wa mujura, batedere wa mwicanyi. Ntabwo ari byo. Hano ni mu igororero, umuntu aba yarahindutse. Cyokora aramutse agaragayeho kwitwara nabi, nanone ntibyababuza kumugaragaza mu buyobozi cyangwa se no ku nzego zishinzwe umutekano, kuko iki gihano hawe ngira nkuko mukomeje kuba mwabyumva rero ibintu bikomeje kuba byaba byiza cyane, haba ifungwa ndetse n'abantu bari bafite abana bafunzwe, ndetse hari n'abantu bagiye bafungwa kubera ibibazo bya hato na hato. Abari barasize abagore baraje bongere babone umuryango wabo. Rero amakuru ari breaking news nayo ngayo, nayo ngomba ngira ngo mbagezeho 5 kwa 5. Kora subscribe kuri Burikana TV and share and comment kugira ngo ukomeze kubana na Burikana TV. Burikana TV rero arabakunda cyane 5 kuri 5. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda aba yakoze akantu keza cyane, abagira ngo ashimishe abanyarwanda. Rero hagati aho ngaho yaba abafunguwe ndetse n'abafite abana bari baje, abafunguwe arishimye ndetse n'ubonye umwana we nawe arishimye agarutse mu buzima busanzwe. Gusa icyo muri busabwe mwebwe gukora nuko muri kujya mu byaha mugakora ibyo leta ishaka kugira ngo mutazasubira muri za gereza, kandi murabizi ko kujya muri gereza ntabwo ari byiza cyane. So rero kuba nyine baba babajyanye nta kikuba kiba cyacitse, ni ukugenda mukagororwa. Mukora subscribe kuri Burikana TV. Ciao ciao. Ngiye kubabera urugero, ahubwo nawe ndabasaba ko bangirira icyizere, uhereye ku mukoresha wanjye, uhereye ku baturanyi, uhereye ku muryango wanjye n'abana banjye. Mu by'ukuri mbere na mbere ikigenderwaho ni ukureba niba ingaruka amasomo yo kugorora niba ziba zarabagezeho. Hano umuntu ujya kuri uru rutonde rwo gusabirwa gufungurwa by'agateganyo ni uwagaragaje ko mbere na mbere abishaka akandika bisaba. Cya kabiri ni ukuba bikwiye mu rwego rw'amategeko no kuba bikwiye ku rwego rw'imyitwarire. Imyitwarire rero